twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Kubaho Neza. Tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mukurikiye gahunda z'ibiganiro byacu bitandukanye. Twizera tudashidikanya ko bibaha amakuru, bibaha ubumenyi bubafasha gukomeza kwiyitaho, gukomeza kwiteza imbere. Uyu munsi rero tugiye kuba turi kumwe nanone na Dr. Butoyi, aratubwira kubijyanye no gufasha abashakanye batagize amahirwe yo kubyara mu buryo busanzwe, hanyuma bakabafasha bakoresheje uburyo bwitwa in vitro cyangwa se kubyara bakoresheje gutera intanga, aho bafata intanga y'umugore n'iy'umugabo bakazihuriza hanze, hanyuma nyuma bakazazitera mu mugore bamaze kubona ko zifashe. Nibyo agiye kudusobanurira bikorwa gute, ese kuki hari aho usanga bavuga ati uriya muntu byarakozwe ariko ntago byemeye, bamwe bikemera abandi ntibyemere, biterwa n'iki, n'ibindi bibazo mushobora kuba mwibaza kuri ubu buryo bwo gutera intanga abantu. Reka rero tumuhe ikaze Dr. Butoyi. Ubundi tuvuga ko nyine fecondation in vitro cyangwa in vitro fertilization ni uburyo bwa gihanga bwo kuba bahuza intanga hanze, intanga ngabo n'intanga ngore zigahura bakazitereka mu mugore akaba yatwita akabyara mu gihe runaka. Ahanini navuga ko nta kibazo kiba gikomeye kirimo, bitewe n'uko abenshi baza babizi ko icyo kintu gishoboka. Kandi natwe iyo tugiye kubikora tubanza kureba niba nta kibazo afite umudamu n'umugabo. Hari naho n'abaciye mu jambo, hari naho mubona ko niyo fecondation in vitro itari gushobokera ngo mukabakanira cyane, kubera ahanini biterwa n'imyaka. Ari nk'ababyeyi cyangwa couple ikeneye umwana wabo bwite, ahanini uzasanga umugore yararengeje imyaka atakibona ovulation. Ntabwo mushobora kongera kumufasha kugera muri ovulation nubwo yaba yaragize 40-45. Ntabwo bishoboka. Icyo gihe ahubwo inama tumugira ni ukubaza murumuna we cyangwa inshuti ye magari ukiri muto, dushobora kuba twakuraho intanga tukayihuza n'iy'umugabo, ko abagabo kenshi nubwo intanga zabo zigenda zitakaza ubudahangarwa uko imyaka igenda, ariko bo baba bashobora kuba batera inda. Tukaba twafata intanga y'umugabo tukayihuza n'iy'undi mugore tukabitereka muri uwo mudamu. Umwana azitwa wabo ko afite igice cya gakondo y'umugabo nubwo adafite gakondo y'umugore. Ariko biba bishoboka ko hafi kugera ku myaka 65 biba bishoboka yuko umuntu mwashyiramo izo intanga. Abakiri bato akenshi usibye bake dusanga imiyobora cyangwa baragize ibyo bita menopause precoce, intanga udusaho tw'intanga twabo tugasaza kare mbere y'imyaka nka 34. Abo kenshi nabo tubakorera nk'ibyo babyita egg donor, ni intanga y'umugore ukura ahandi. Bo ushobora gufata intanga iturutse kuri we bwite gahuza n'intanga y'umugabo akayiterekamo. Ni ugutegura, mbese bisaba gutegura mu buryo bw'imisemburo. Hari imiti afata imisemburo n'iyo afata mu gihe twashyizemo izo ntanga ku buryo ashobora kubyara yaba impanga yaba umwe cyangwa batatu. Aho niho dushaka rero mudufashe. Ubundi bajya bavuga ngo ni enfant éprouvette, muzishyira he kugira ngo izo ntanga zagombye kuba ziri mu nda
hahandi umwana akurira muzishyira ahandi hantu henda kumera nkaho. Noneho ikindi baratubwira ngo tuba ari twinshi, bakakubaza bati ese urashaka abana babiri, urashaka batatu, noneho utundi mukatwica, ari naho bavuga ko hazamo no kwica. Noneho abana ashaka bijyanye n'umwana ashaka mubashyiramo nyuma y'igihe kingana iki, umubyeyi umukurikirana gute ku buryo muvuga muti noneho turabona izafashe intanga zafashe, ubu nta kibazo uzanyuza muri control nk'abandi. Yego, murakoze. Ubundi zihurizwa hanze nyine, navuga muri epruvete, ni ahantu hadasanzwe nyine, ni milieu idasanzwe nayo isa nkaho iba yitwara nkaho ari mu nda muri nyababyeyi. Yego, icyo gihe barazihuza n'intangangabo zikabikwa aho hantu ku buryo zanabikwa n'imyaka. Zishobora kubikwa imyaka, ziba ziri babyita congele, ziba zarakonjeshejwe cyane ku buryo zidapfa. Noneho icyo gihe bagategura umugore. Tugendeye ku kwezi k'umugore habaho igihe cya ovulation. Icyo gihe rero nicyo dutegura kuva kuri ovulation kugenda iminsi 7 urebye, nibyo bita nidation cyangwa igihe cy'uburumbuke. ni igihe igi rifata muri nyababyeyi, ni hafi iminsi 7. Icyo gihe nibwo nyababyeyi bayiteguye kwakira iryo gi rikajya mu nda, noneho rigafata, ibyo bita nidation cyangwa implantation. Icyo gihe rirakura nyine nk'umwana uri aho, umubyeyi bakamuha imisemburo ituma inda ikomeza, akazagera igihe yari n'umugore muto umubiri ukabyikorera nyine nk'umubiri wari witeguye kwakira umwana. Keretse kuri abo babyeyi bakuru byo bisaba kubaherekeza kugeza hafi kubyara, ku mubiri wabo ugenda ukenera iyo misemburo kugira ngo inda ibe yagumamo. Bikorwa bite rero ko usanga umuntu ashobora kuvuga ati ngiye ndashaka babiri, ngiye mumpe batatu, ngewe n'umwe. Ese aho muri ako ka epruvete muba mwazishyizemo dukura izo ntanga ziba ari nyinshi? Ziba ari nyinshi cyane ko mu gihe cyo gutegura ni imiti umugore afata. Iyo miti ayifashe, ubusanzwe umubiri usanzwe ukora kenshi hasohoka igi rimwe, ni gake hasohoka babiri, niho kenshi usanga ababyeyi babyaye impanga. Iyo tubaha iyo miti bagira ibyo bita superovulation cyangwa ovulation ikaba nyinshi, intanga zikagaragara henshi. Icyo gihe bavoma izo ntanga ahatandukanye, kuburyo bashobora kuvoma n'intanga 10 cyangwa 4, 5, bakazishyira ko n'izo zivomwe zose siko zivamo zizavamo amagi ashobora kuzavamo umwana mu gihe zihujwe. Kuko hari n'igihe dushyiramo uwo mwana mu nda, biba byiza gushyiramo nibuze 2, kuko akenshi hari igihe imwe byanga hagasigara 2, abandi bagasati mushyiremo 3 turebe, cyane ko usanga ari ababyeyi bamaze imyaka bategereje, bavuga ati niyo baba 5 ariko akenshi ntibarenga 3, ko iyo barenze 3 inda nabwo ntabwo inda igera igihe cyo kuvuka. Uzasanga ari babana bavuka ari amezi 5, 6. Niyo mpamvu batashyiramo abageze kuri abarenze 3 urebye. Hanyuma rero hari abadamu nzi bakiri n'abatoya bataragera ku myaka 35 byakorewe, ariko bakavuga ngo byeshuwa ryari biba byatewe n'iki? Kwishuwa navuga kuba bita umwana inda yavamo cyangwa ntikomeze, navuga ko ahanini biraterwa n'umubiri w'umugore. Hari igihe usanga umubiri we utakira abo bana bitewe
n'ubusharire bwo mu nda afite ibyo bita pH, cyangwa akaba afite n'umubiri afite ibyo bita antikoro bitakira iyo ntanga y'umugabo, iyo patrimoine génétique inda zikavamo, cyangwa imisemburo idahagije umubiri cyangwa akaba afitemo akabazo muri nyababyeyi katagaragaye, inda yagera mu mezi runaka ikabivuyemo, akenshi nko mu mezi 3 ugasanga koro ye iroroshye, inkondo y'umura ibyo bita béance du col ikaba itashobora kwakira abo bana babiri cyangwa umwe, ugeze mu mezi 3 ikavamo, cyangwa akagira na infection inda ikavamo. Ni byo urebye ahanini bishobora gutuma inda itakomeza, cyangwa nyine yaba arengeje iyo myaka 35, ni imisemburo ahanini. Yego, kubera ko n'iyo misemburo abenshi ntibagwa neza, ugasanga benshi batangiye kugiramo za diyabete ubwayo ni impamvu ishobora gutuma umugore adasama cyangwa atagumana umwana mu nda. Ko hari abantu nzi babikorewe, couple imwe nzi babyaye umugore afite nk'imyaka hafi 60, icyo gihe byo byagenze gutatwita abana 3 arababyara, kandi ubona ko igihe cyarenze cyo ovulation. Nibyo navugaga, abenshi nako kuri iyo myaka ni gake, kugera ku myaka 48 50 abagifite intanga ze zishoboka, zivuye kuri we, abo navuga ko yaba yarahawe intanga egdona, yahawe intanga. Ariko se mu kumuhabwa intanga, wenda tuvuga umuvandimwe we arayitanze, bayihuje n'iy'umugabo, iterisi ye yo iba igifite ya misemburo izatuma umwana ashobora gukomeza kubaho neza mu nda, agakura neza? Oya, imisemburo turayitegura tukayiteganya, atangira gufata iyo misemburo mbere y'uko natwita, igategura ahazajya umwana. Niyo dushyizemo ayo magi yahurijwe hanze, ajyamo akomeza n'imiti y'imisemburo kugeza abyaye. Icyo gihe nta misemburo ye bwite wavuga ngo izavamo abana bazima, bihagaze inda yavamo, cyangwa abana bakaba bapfira mu nda. Hanyuma hari ahantu mwari muzi nyine ko hari igihe umudamu atwita kiriya kibazo n'imbabajije, ariko zikagenda zivamo, muravuga muti wenda ntabwo haba harimo ubusharire mu nda ibyara ye, harimo ibibazo bigatuma adashobora kugira. Ese kuki batamusuzuma mbere? Kuko tuzi ko n'ubu buryo bunahenze cyane, ngo bakore precaution zose, nibabona ubwo busharire buhari, nibabona harimo incompatibilité yo kuba izo ntanga nanaziterwa n'ahandi n'ubundi atari buze kubyara, bakamuhakanira hakiri kare, atagombye kwirirwa ajya gutanga amafaranga menshi, bakamubwira bati rero n'ubundi wikurirwa wigora ntabwo wabyara. Okay, murakoze. Ubundi ahanini ibyo byose biba byitwa ko byakozwe. Areba ubusharire, turareba compatibilité, turebe aho umwana agiye, se nta bibazo birimo, ese imisemburo runaka iruzuye cyangwa iyi ni mike, turamuhiye, turakomeza dutyo. Akenshi ahanini biba byakozwe, ariko wibuke ko hari cya kintu cyitwa inconnu, cause inconnue, kitazwi, gishobora gutuma inda ivamo cyangwa idashobora kujyamo. Nicyo ahanini kiba kibiteye. Yego, yaba muri Afurika, yaba i Burayi, ibyo byose birashoboka. Hari abantu umubiri wabo udashobora kwakira inda. Hari abandi bantu bavuga bati nk'uko bavuze, ni inkuru yari yasohotse, couple idashobora kubyara bagerageje, ariko noneho bashaka mama w'umwe muri couple arabatwitira. Si byo birashoboka? Akabatwitira hanyuma umwana akazamubaha mukamurera, kubera ko mwebwe bababwiye bati ntibishoboka. Birashoboka nabyo, yego.
bibaho bita ba mère porteuse cyangwa surrogation mu cyongereza. Nabyo usibye ko ahanini mu bantu bamwe na bamwe ntibabyemera bitewe na deontologie cyangwa mu mico yacu muri bamwe na bamwe, ariko biba bijyaho. Hari n'ababikora kubwo kwinezeza, navuga nk'abasitari ati ngiye sinzatwita, tuzaguha amafaranga udutwitire umwana wacu n'umubyara tuzahita tumufata, ngiye sinshaka gutwita, sinshaka kugira inda nini, sinshaka konsa, tuzamurera gutyo. Ni ibyo birashoboka cyane, biranakorwa. Ni gake uzasanga ku mugore byanze. Iyo byanze nyine nk'uko dusanze muri nyababyeyi umwana atashobora kujyamo, akenshi ashobora kwishyura uwo mugore ushobora kumutwitira cyangwa muri famille ushobora kumutwitira, nabwo birashoboka. Hari amakuru nakomeje kumva ndetse aturutse hanze bavuga ko abo bana bavutse mu buryo bwa in vitro baba batameze nk'abana basamwe mu buryo busanzwe, umugore yatwite mu buryo busanzwe. Se nibyo? Navuga ko ari sujet iri controversé cyangwa irimo impari nyinshi. Ntabwo ahanini ari byo. Abana bavutse muri ubwo buryo ni abana bameze nk'abandi. Gusa igishoboka bavuga ni uko iyo bakuze bakababwira uko bavutse, bamwe ntibabyakira neza, bikaba bishobora kuba byabakora mu buzima bwabo bwo mu mutwe. Ariko ahanini nk'umwana wa mbere wavutse, bebe Prouvette yavukiye mu Bwongereza ari muri 78. Ni umugore ukuze, yarabyaye, nawe ni umuntu muzima nk'abandi bose. Yego. Hano mu Rwanda rero, ese ubu umuntu ukurikiye mu kiganiro, wenda hari couple idukurikiye iri kuvuga ati iki ni igisubizo, ese hano mu Rwanda birashoboka ko twabikora, ese bikorana na siranse, bimeze bite? Murakoze. Ubundi fecondation in vitro cyangwa IVF ni ibintu bihenda bitewe n'imiti ikoreshwa, bitewe n'imvune zirimo cyane cyane ku baganga. Yewe ahenshi babifata nka risk cyangwa ibintu byo kwinezeza, nubwo kuri bamwe biba ari burakindi, nta mahitamo bafite. Ubwishingizi hafi bwinshi no ku isi hose ntabwo bubyishyura. Uzasanga ari abantu biyishyurira ukwabo. Mu Rwanda hari aho abantu bikorwa, abenshi bagira success cyangwa mu buryo bugeze hafi nko kuri 80% y'abatewe intanga bagatwita bakanabyara neza. Navuga ko ni ibintu bisaba imbaraga kandi bisaba n'amafaranga. Ku bantu batifite biragoye, cyane cyane bitewe na politike z'igihugu. Navuga ko ari ubuganga buhenze, bisaba amafaranga. Ariko hano mu Rwanda birashoboka, si ngombwa abantu bajye hanze? Mu Rwanda birashoboka cyane, ntabwo bigisaba kujya hanze. Mbere nibwo nko mu myaka 10 ishize ndumva byarasabaga kujya hanze. Yego. Arakoze cyane Dr. Butoyi ku kiganiro cyiza duhaye. Twizera ko mwashize amatsiko, ariko kandi hari ibindi bibazo mwifuza kubaza, byaba mu bijyanye n'ibyo Dr. Butoyi yize cyangwa se mu bindi tuba twabaganiriyeho, rwose hari comments ushyira hasi ukandika ikibazo cyawe cyangwa se icyifuzo cyawe. Ese hari ikindi cyumva wumva twakuganiriraho, ese hari indwara wumva yugarije abanyarwanda wumva ukeneye ko wahabwaho amakuru n'ibisobanuro birambuye, byose mwabitwandikira
tukazabashakira impuguke, inzobere zidufasha gusobanukirwa n'ingingo runaka muba mwumva yabafasha. Ariko mwumvishe ko ibyo gutera intanga birakorwa, nubwo bigihenze kubera yuko nta siyanse irashobora kubyakira ndetse no hanze nuko, ariko nibura ikiza nuko hano mu Rwanda bikorwa kandi bigatanga amahirwe menshi, hafi 80% yuko ubikorewe ashobora kubona umwana, ndetse n'abana bakaba bavuka. Hari abavuga bati abana bavutse muri ubu buryo ntago baba buzuye, baba bafite ibibazo, ariko muganga atubwiye yuko abana nta kibazo baba bafite, ko ari abana nk'abandi bakura. Atubwira ko umuntu wavutse muri ubu buryo bwa mbere ubu ni umuntu mukuru wabyaye, ukuze, umudamu umeze neza. Bivuga rero yuko ubu buryo burashoboka, abahanga baba babyizeho, babirebyeho, kandi bigakorwa mu buryo bwiza. Twizere rero yuko wowe wifuza kubona umwana, niba ubu buryo wumva bukubereye, wumva ari bwo wahitamo, rwose hano birahari, wakwegera abaganga bakagufasha. Turamushimiye namwe kandi tubashimira, kandi twizera yuko mukomeje kugubwa neza, ndetse n'ibiganiro tubagezaho, amakuru tubagezaho, impuguro nabyo bikomeza kubafasha. Kubitubwira muri comment biradufasha, bikadutera n'imbaraga zo gukomeza gushaka andi makuru, ariko kandi dukomeza kubabwira ngo no kubisangiza abandi, ugakora share ku nshuti zawe, ku bo mubana, nabyo bituma bigera kuri benshi, hanyuma abantu bakagira imyitwarire myiza. Mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira nyine gahunda zacu kuri Kubaho Neza TV.